ndabasuje nitwa Disboy w'Abanyarwanda intumwa y'Abanyamusanze. Guys, nkuzaniye amakuru arimo gucicikanya hano ku mbuga nkoranyambaga muri social media nyarwanda. Guys, Uwiceza Pamela na Ben murabizi ko bashingiranywe ku mugaragaro, bakaba bafite umwana umwe bibarutse, aho Ben agiye gukorera ibitaramo mu gihugu cya Uganda, Kampala. Guys, ubu tuvugana rero Ben na Uwiceza Pamela bageze mu gihugu cya Uganda, aho bageze mu mugi wa Kampala. Guys, Ben ejo ku munsi w'ejo rero ari buze gutangirira ibitaramo, arazenguruka igihugu cya Uganda ari kumwe n'umufashe we Uwiceza Pamela. Guys, niba wishimiye aya makuru ndimo kukugezaho, dukandira subscribe, dukandira like, share, comment, ni ibintu byiza cyane hano ku Rumuri TV 250. Nje nitwa Disboy w'Abanyarwanda, yari Ben na Uwiceza Pamela. Ese ni ikihe cyamamare ushaka ko nakukoreraho amakuru meza arambuye? Nyandikira muri komenti umbwire icyamamare cyangwa se umuntu nagukoreraho amakuru. Ndabakunda cyane. Wow.